Indamutso ya Malayika. Malayika yashoje ubutumwa bw'Imana kuri Mariya, maze Mariya asamishwa na Roho Mutagatifu. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Dore ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nuko Jambo yigira umuntu, abana natwe. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi mutagatifu w'Imana, urajya udusabira tubone guhabwa ibyo Yezu Kristo yadusezeranije. Dusabe. Mana, turagusaba udufashishe ingabire zawe, kugira ngo ibyababaje Yezu Kristo n'umusaraba we bizaduhe kuzukana ikuzo nka we. Twababwiwe na Malayika yuko umwana wawe yigize umuntu. Ibyo turabigusaba ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Igitego cyo mu bantu kitanduye nkatwe, tume isi yose imenya uwayicunguye. Yezu Kristo wabyaye nasingizwe hose, izina rye ni ryawe bivugwe hamwe. Inyange yera de mana data yataye, umuhire watubyariye umugisha, tumurate mu bantu tumwogeze hose. Ikimana yakunze